kuvanaho, gusiribanga, kumenagura, kujanjagura, kwica n'ibindi bibi bisa n'ibyo ngibyo. Iyaba iyo esprit, uwo mwuka, ibyo bitekerezo, uwo mutima Daniel yari afite wari ufitwe n'abiki gihe, gushaka kumenya, gushaka gusobanukirwa, kwimbika, icyo bita mu gifaransa crever les méninges, ucukumbura, faire une étude assidue, kwimbika, gushaka kumenya, ukiga, ugasobanukirwa n'ibyo Uwiteka ashaka. Uzi iyo umuntu yicaye ngo yicaye mu ntebe ya penitensi arimo kubwira umupadiri ibyaha yakoze, erega padiri nawe akicara agatega amatwi nta n'isoni afite. Ariko wa muntu we wowe ujya gukora ibyo bintu, ubwira ibyaha, hari ibyo wamukoreye ku buryo nibura muri busana imbabazi. Mwaba padiri mwe mwicara mu ntebe abantu bakababwira ibyaha, uwo murimo wa Yesu mwicara mwishyize mu mwanya w'Imana mutarimo, mushukwa n'ababatoje n'ababashyizeho. Ntunze Bibiliya ariko iyo mbisomye simbyumva, ibyo birakureba. Abanditsi none se aho nsengera ko batajya babidosobanurira, nakazi kawe, nakazi kawe. Abanditsi buse arabona babizi babasha kubinsobanurira, nkarabiye imbere y'amatwi yawe, dore ko atari amaso kuko ntabwo nkureba. Sibwo noneho hakurikiweho ibintu bikomeye cyane bifitanye isano na bimwe mu byo twagiye tubabwira, iby'ijambo ry'Imana, abarihaye agaciro, kwicwa kwabo, ubuhamya batangaga. Shima Imana ko nta kintu yigeze ihisha abantu. Shima Imana ko ibyayo bisobanutse. Utazashaka kubimenya ubwo n'uburenganzira bwe, ariko azamenye ngo Imana siyo nyirabayazana. Umuntu yakwibaza ngo ayo magambo uvuze akaba ari ubwa mbere tuyumvise ku cyo yavuze. Nuko byose byerekeza ku buhanuzi, kandi byose byerekanaga mu magambo yabyo ibyenda kuzabaho cyangwa se bizabaho. Kuba utabasha kubyigisha, kuba ubarizwa mutajya mu byiga, kuba mu nsengero barumye gihwa bacecetse, uwakubaza iyo Bibiliya yawe wirirwa uhetse ku isabato cyangwa se ku cyumweru, ibirimo waranze kubyiga, usibye no kubyiga waranze no kubisobanuza, uzi neza ko harimo ibyo utazi. Igitabo kibumburwa biteye agahinda, ibyabumbuwe, ibyahishuwe kuba bigihishwe ibitekerezo by'umwana w'umuntu, ibyo bitari kuri gahunda y'Imana. Ushimwe cyane wa Mana we ko wakoze ikintu gikomeye cyo kumena ibimenyetso ugapfundura igitabo kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditsemo. Amadini nongere subiremo afite inenge zigomba gukurwaho kugira ngo ubujiji buhave. Ugenda ufata ibyavuzwe ku yandi madini utagira ubicomekeho. Muporoso, iryo senga ryawe ntaho rizakugeza igihe ufite agasuzugura iby'Imana yandikishije. Mudivantisiti nawe ndakubwira ngo nushaka uhina ayo mavi yawe, uhina ayo mavi yawe. Niba utazi uko basenga ugenda usanga abaprotestani bakwigisha, umuprotestani nawe aze umwigisha uko biga Bibiliya. Twese dushorere tujye mu batemwe doje batwereka uko bakora umurimo urugo ku rundi. Tugenda tubaza abagatolika ati bibagendekera bite kugeza ubwo muhawe ibitari by'Imana mukabyakira bikabihame mu bwongo bwanyu. Ni gute twabigira ihame noneho twebwe iby'Imana tukabikora? Izi mvururu, ibyo aka kavuyo, ibi bibazo dufite muri Afurika, inkomoko yabyo ni hehe? Ni mu Burayi. Ese Bibiliya hari icyo bivuzeho? Birahari. None se abantu barabizi? Wapi? Ibyahishuwe byabaye ibihishwe na bugingo n'uyu munsi. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza kitwinjiza mu byahishuwe hano igice cya 6, ahavuga iby'amafarashi cyangwa se iby'ifarashi muri make. Reka mbere ko dutangira tubanze dusenga Imana. Urakoze cyane Nyagasani Mwami Imana yacu utubeshejeho, kugira neza kwawe, ubuntu bwawe nibyo bibungabunga umutekano wacu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, bukira bugacya, umunsi ukagenda ugataha, amezi, imyaka. Ubwo buntu rutugirira turabugushimiye, uhabwe kuzo n'icyubahiro. Turi mu maboko yawe, turagusaba ngo ufungurire ubwenge bwacu kumva no gusobanukirwa ibyawe, kandi tubiha agaciro bikwiriye, twitegura ubwami bwawe n'ingoma yawe, mu izina ryiza rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kwinjiramo neza neza. Nkaba nasabaga abantu bateze amatwi radio ubuntu butangaje kwitondera amagambo bagiye kwiga kuri uyu munsi. Ibyahishuwe Yohana igice cya 6 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Ntabwo turi buhasome hose, ahubwo ndababwira muri make ibyanditswe. Ariko uko hatangira havuga kuri titre ngo ibimenyetso bya mbere 6 bimenwa.
nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanije cya gitabo, numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ninde wavuze ibyayo magambo? Ninde wahamagaye ngo ngwino? Muri uyu murongo wa mbere w'igice cya 6 cy'Ibyahishuwe Yohana muramusangamo. Gahunda iyo ubyitegereza, iyo bireba usanga ari umwana w'intama. Uwo mwana w'intama ongera wibuke amagambo twize mu Byahishuwe igice cya 5 n'Ibyahishuwe igice cya 4 aherekana ubutware bukomeye bwa Yesu n'impamvu yatumye aza muri iyi sakambara umubiri kugira ngo yihotorere ikiremwa muntu. Nuko rero amenye ibimenyetso bifatanishije cya gitabo, humvikanijwe ngo ngwino. Haje iki? Umurongo wa 2. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda nesha kandi ngo ahora nesha. Haje ifarashi y'umweru. Iyo usomye ku murongo wa 3 n'uwa 4 harakubwira ngo nuko haza ifarashi y'umutuku. Ibyahishuwe Yohana igice cya 6 ku murongo wa 5 wa 6 haza ifarashi y'umukara. Ibyahishuwe Yohana igice cya 6 ku murongo wa 7 n'uwa 8 haza ifarashi igajutse. Wahera ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11 w'icyo gice hakakubwira ngo hakavuga muri make abishwe bazira guha agaciro ijambo ry'Imana, ubuhamya batangaga, kandi ubwo buhamya bukaba bwari ubwo bari bafite mu mitima yabo. Ibyahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 17. Yesu aje uko bizaba byifashe niko niyo magambo ni nako bimeze, niko bitwereka ipica y'abana b'abantu ukuntu izabiteye. Abiruka, abakubita hirya no hino, abatakira imisozi n'ibikombe ngo bibagwire, bibashe kubahisha ubwiza bw'Imana ariko bitazashoboka. Ngicyo igice cya 6 cy'Ibyahishuwe Yohana. Icyo gice cya 6 cy'Ibyahishuwe Yohana mwagiye mwumvamo uruhererekane. Ifarashi iraza igihe cyayo kirarangira, indi iraza igihe cyayo kirarangira, indi iraza igihe cyayo kirarangira, indi iraza igihe cyayo kirarangira. Sibwo noneho hakurikiweho ibintu bikomeye cyane bifitanye isano na bimwe mu byo twagiye tubabwira. Iby'ijambo ry'Imana, abarihaye agaciro, kwicwa kwabo, ubuhamya batangaga, kandi ubwo buhamya bukaba bwari mu mitima yabo. Nshima Imana ko nta kintu yigeze ihisha abantu, ntacyo. Nshima Imana ko ibyayo bisobanutse. Utazashaka kubimenya ubwo n'uburenganzira bwe, ariko azamenye ngo Imana siyo nyirabayazana. Aha barasobanura bakongera bakerekeza ku mateka, bakerekeza ku by'ubuhanuzi, ukuri ibintu byagiye bizamuka. Wenda guhera ku murongo wa 9 kugeza ku 11 n'uwa 12 kugeza 17 hahita haduha ibyatangiye bivugwa mu gice cya 6 ku murongo wa 2 ifarashi ya mbere, umurongo wa 3 iya 2, umurongo wa 5 iya 3, umurongo wa 7 iya 4. Noneho byakwinjirana n'ibyo ugahita wumva icyerekezo cyaho birimo kujya. Reka mbasabe mwite ku by'aya magambo. Mbanze subira inyuma gatoya kubijyanye n'amateka. Ubundi Daniel n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Daniel n'Ibyahishuwe twavuga ko ari ibitabo by'ibivandimwe. Ayo magambo narabasobanuriye. Unabishatse mbere, unabibyishakiye rwose, Ibyahishuwe Yohana wabyita igice cya 2 cya Daniel. Mu yandi magambo, hari igitabo cya mbere cya Daniel kiya dusanga mu isezerano rya kera. Ibyahishuwe Yohana bitewe nuko biza kuzuza, gukompleta, kuza kunonosora bitari byaranonosoye muri Daniel. Ushatse Ibyahishuwe Yohana wabyita igitabo cya 2 cya Daniel, cyangwa se washaka Daniel kiriya gitabo cyo muri Daniel ukakita Ibyahishuwe igitabo cya mbere. Umuntu yakwibaza ngo aya magambo uvuze akaba ari ubwa mbere tuyumvise ku cyo yavuze. Nuko byose byerekeza ku buhanuzi, kandi byose byerekanaga mu magambo yabyo ibyenda kuzabaho cyangwa se bizabaho. Daniel, Ibyahishuwe, ibitabo bikubiyemo ubwira bukomeye cyane bw'ibyo abantu bakwiye gusobanukirwa no kumenya ibijyanye n'iby'ubuhanuzi bukomeye abantu tugomba kandi dutegetswe kwiga muri iki gihe cya none. Kuba utabizi rero, kuba utabasha kubyigisha, kuba ubarizwa mutajya mu byiga, kuba mu nsengero barumye gihwa bacecetse, cyangwa se bamwe muri bo babizi bakaba baragize ubwoba bwo kubyigisha, bwo gusobanura, bwo kuvuga ibirimo.
ntibibuze ibiri ukuri gukomeza kumera gutyo bikaba ukuri iteka ryose. Ikindi kandi ntabwo ari ikosa ry'Imana kuba abantu batabizi ngo banabishishikarire kubimenya. Ikosa ni rya mwene muntu wowe uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje, ibyo bishyire mu bwenge bwawe. Kuba utabizi, kuba utabasha kubyigisha, kuba ubarizwa mutabyiga, kuba mu nsengero benshi bararumye gihwa bakaba baracecetse, abandi nabo bakagira ubwoba bwo kuba babyigisha. Ayo si amakosa y'Imana, ayo ni amakosa y'umuntu. Ushakishe rero uburyo kuri inzitizi mu nzira. Wowe urimo ushakisha uburyo ukura inzitizi mu nzira. Imana iduha ibintu, Imana iduha ubwiru bw'ibyo tugomba kwiga ngo dusobanukirwe. Usanga abantu babaye indindagire, benshi bakandira kuri iki gitabo akareba hirya, cyokora cyakigira muri za Matayo, muri Luka, Yohana, imirimo y'ibyakozwe n'intumwa, uko zakijije abantu, maze reka sinakubwira agahinda akiruka, ntazi kugenzura ibihe, ntazi ibihe uko bimeze, ntazi ishingiro cyangwa se izingiro ry'ubuhanuzi ry'ibyo abantu bakwiye kwiga. Ngiryo ishyano abana b'abantu bagushije, ngiryo ishyano abana b'abantu bagushije. Karero mbabwire, ubu umuntu yibarije abantu bateze amatwi y'iradiyo cyangwa se uzumva iki kiganiro, uwakubaza iyo Bibiliya yawe wirirwa uhetse ku isabato cyangwa se ku cyumweru, ibirimo waranze kubyiga, usibye no kubyiga waranze no kubisobanuza, uzi neza ko harimo ibyo utazi. Wasobanura umuntu ko yitungiye iki? Wasobanura umuntu ko yitungiye iki? Wanze kwiga ibyayo, wanze kubikurikirana ngo ubimenye, ntiwashatse no kubisobanukirwa, haba no gusanga ababizi ngo babigusobanurire, ngo yewe ngo waba usuzuguritse. Uratekereza ngo ninde uzabigukorera? Cyangwa se iyo Bibiliya yawe uyitungiye iki? Gutunga ibintu utazi, Bibiliya igitabo utazi bikirimo. Wagiye ukayigurisha bakanakwira n'igihumbi nibura ukanakirya, ukazapfa wanariye, aho kugira ngo utunge Bibiliya utazi biyanditsemo. Bibiliya ngo ibimenyetso bimenwa, igitabo kibumburwa, biteye agahinda ibyabumbuwe, ibyahishuwe kuba bigihishwe ibitekerezo by'umwana w'umuntu. Ibyo bitari kuri gahunda y'Imana, ibyo bitari kuri gahunda y'Imana. Wowe uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje, ukabona hari ibintu bigifunze mu bwonko bwawe bitewe n'uko utasobanukiwe n'ibi bintu, urumva wowe ubwawe utiteye isoni? Urumva wowe ubwawe utiteye isoni? Urumva udakwiye kwiririra ukaririra ubugingo bwawe? Dusubire inyuma gatoya muri Daniel igice cya 2, Daniel igice cya 7, Daniel igice cya 8, Daniel igice cya 11 na 12 harimo uruhererekane rw'ingoma. Ibyo twarabibonye, twize igitabo cya Daniel tukigeza ku ndunduro yacu. Guturuka kuri Babuloni, ubwami bwa mbere bwayoboye isi buyibumbiye hamwe nk'uko ubuhanuzi n'amateka byabigaragaje. Ibyo twarabibonye. Iyo ngoma ya mbere ya Babuloni yabayeho umwaka 605 kugeza umwaka 539. Ibyayibayemo, ibitangaza Imana yayikozemo n'ukuntu yageze kwihereza, ibyo byose twarabyize, sinirwa mbigarukamo. Ibyo byaravuzwe muri Daniel. Ingoma ya kabiri by'Abamedi n'Abaperesi, ingoma yaje irangajwe n'imbere n'umujenerale Kuro, wa wundi warwanya atarazi ko yakagombye gufata isi Imana ikayimushyira mu biganza. Ubwami bwe burakomera, nubwo yaje gupfa abandi bakamusimbura, buhera mu mwaka 539 bugeza mu mwaka 331. Ibyo twarabyize, ibyaburanze, ibyabayemo, ibyakozwe, ibyo byose twarabibonye. Tujya ku ngoma ya gatatu, ingoma y'Abagiriki, yahere mu mwaka 331 igeza mu mwaka 168 Yesu ataravuka. Aho twabonye ibyabo, tubona ibya Alexandre Mukuru, umujenerali ukomeye waturutse mu Bugiriki Macedoine, aza rwana yigarurira isi yose. Twabonye iby'urupfu rwe, twabonye abajenerali bamukurikiye, twabonye nyuma y'iyo ngoma ibintu byose byabayeho byakurikiranye. Abizi iby'ubuhanuzi bakurikiye ibyigisho byo muri iki kiganiro kubera no kubabarirwa ibyaha. Ngira ngo turimo kugendana, hari bike mubasha kuba mwibuka. Hinjiyemo noneho ingoma ya 4. Ingoma ya 4 ihuza Daniel 2, aho dusanga icyuma twaproronja twakomeza, ibyuma bivanze n'ibumba. Uhere ku murongo wa 40 w'icyo gice cya 2 cya Daniel hatubwira ingoma y'Abaroma.
igice cya 7 iby'inyamaswa itagira izina yaje ifite amahembe 10 atatu akaza gushinguka, rimwe rigakura, ryamara gukura rikagira akanwa kavuga ibikomeye, rigatuka Imana, rikarenganya abera bisumba byose, rikica rikavanaho ibintu byinshi cyane. Ibyo twari babwiye ibya Daniel igice cya 7 guhera ku murongo wa 7 avuga ibyo nyamaswa itagira izina. Ubusobanuro buke mu byo batanze Daniel igice cya 7 guhera ku murongo wa 19 kugeza kuri 28 ibyo twarabibonye ku ngoma ya 4, ingoma ya Roma. Daniel igice cya 8 ahavuga ihembe rito, ubwo nuguhera ku murongo wa 9 kugeza ku wa 14 havuga herekeza haganisha ku ngoma y'Abaromani. Harongera havugwa kandi bivugwa kandi muri Daniel igice cya 8 guhera ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 27. Ayo magambo mwarayize ndimo kubasobanurira, nongera mbasubiriramo amateka ya bimwe mu byo twagiye tubabwira kugira ngo tubone uburyo twinjira tujye mu byahishuriwe Yohana igice cya 6 aho ibimenyetso byamenwaga ifarashi ziza kuzageza kuri uriya murongo nababwiye, uyu nabasobanuriye w'igice cya 6 cy'ibyahishuriwe Yohana kugeza ku murongo wa 10 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 17. Tujye mbere Daniel igice cya 11 imikorere y'iyo ngoma n'ubundi y'iyo ngoma ya 4 ya Roma ku kwinjira ukageza mu gice cya 12 cya Daniel, cyane cyane uhereye ku murongo wa 36 aho hantu hose mwarahasobanuriwe, murabibwirwa, murabyerekwa, murabisobanurirwa, nta kintu na kimwe dusize inyuma. Icyitonderwa rero, iyo ngoma ya 4 igabanijemo imigabane 2 nk'uko twabibabwiye, twabivuze, twabyeruye, twabitangiye ubusobanuro. Hari Roma y'Abakayizari, iyo yabaye iya mbere. Iyo Roma y'Abakayizari guhera ku mukayizari wa mbere kugeza kuri Constantino, abo twarabababwiye n'amazina yabo n'abayoboye n'ibyo bakoze n'ibyo bashyize imbere n'ibyo bagerageje gukuraho n'ibyabananiye n'ibyo byose nta na kimwe tutavuye muzi tutababwiye. Twinjira kandi mu ngoma y'Abaromani b'abapapa guhera ku mupapa wa mbere, turavuga tugeza kuri Benedicto wa 10 ubu ngubu kuzageza Yesu aje. Daniel igice cya 7 icya 2 icya 8 na 11 na 12 aho hose muri ibyo bitabo hagenda herekana uruhererekane rw'ingoma, uruhererekane rw'ingoma, uruhererekane rw'ingoma, uruhererekane rw'ingoma. Amateka musubirewemo, hari ikintu nibura mugerageza kumvamo. Daniel igice cya 7 harabigaragaza, niho haduhaye izingiro ryo kwinjira. Noneho rero Daniel mu kinyejana cya 7 Yesu ataravuka. Munyumve neza, Daniel mu kinyejana cya 7 Yesu ataravuka yifuje cyane kumenya iby'ingoma ya nyuma ku isi izasimburana n'ingoma y'Imana. Dore ko Bibiliya ivuga ngo nyuma y'abo bami, nyuma y'ubwo butegetsi, Imana izimika ubwami bwayo butazahanguka by'iteka ryose. Ibyo twarabibonye muri iki kinyejana cya 7 Yesu ataravuka. Daniel yakomeje cyane gushaka kumenya iby'iyo ngoma ya nyuma ku isi izasimburana n'ingoma y'Imana. Icyabimuteye ni ikihe? Dusome muri Daniel igice cya 2 umurongo wa 40. Niho muri bwumve neza niki cyateye Daniel gukomeza gushaka kumenya iby'ingoma izasimburana n'iya Kristo. Umurongo wa 40 haranditswe ngo, ariko ubwami bwa 4 ku isi buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Reka mbengejeje aho ngaho. Mwumvise iki mu by'iyi ngoma ya 4? Icyamuteye gukurikirana no kumenya cyane iby'iyi ngoma izasimburana n'iya Yesu. Iyo mvuze ingoma izasimburana n'iya Yesu, mwumve ingoma y'Abaromani igabanijemo imigabane 2. Igice cya mbere cyararangiye, ubu turi mu ngoma y'Abaromani iyoborwa ariko n'abapapa. Kuvanaho, gusiribanga, kumenagura, kujanjagura, kwica n'ibindi bibi bisa n'ibyo ngibyo yabonaga bizaranga ingoma y'Abaromani, nibyo byamuteye cyane kwegera Imana yibaza atari ko subundi Imana ibi bintu by'iyi ngoma
izakora ibitandukanye n'iby'izindi ngoma, nsobanura neza, mbimenye, mbisobanukirwe, mbyinjiremo, mbicengere. Njya mbabara cyane. Iyaba iyo esprit, uwo mwuka, ibyo bitekerezo, uwo mutima Daniel yari afite, wari ufitwe n'abiki gihe, gushaka kumenya, gushaka gusobanukirwa, kwimbika, icyo bita mu gifaransa crever les méninges, gucukumbura, faire une étude assidue, kwimbika, gushaka kumenya, ukiga, ugasobanukirwa n'ibyo Uwiteka ashaka. Kuki by'iyi ngoma bitandukanye n'izindi, iy'Ababuloni, iy'Abamede n'Abaperesi, iy'Abagiriki, ibitakozwe muri izo ngoma, kuki bizakorwa mu ngoma izasimburana na Yesu? Gushaka rero kubimenya, Daniel ati nkamenya iby'ibi ngibi by'iyi ngoma ya kane. Muri Daniel igice cya 7 tuhasanga uruhererekane rw'ibinyamaswa. Hari inyamaswa ya mbere, inyamaswa ya kabiri, inyamaswa ya gatatu, inyamaswa ya kane. Noneho inyamaswa ya kane zitagira izina. Iyo zitagira izina, Daniel babiramushobeye. Yitegereje urwo runyamaswa asanga rufite amahembe 10, rufite amenyo y'ibyuma, inzara z'imiringa, rurafata ibintu rukabimenagura, ibindi rukabijanjagura, ibicitse akanwa rukabisiribangisha amajanja yayo. Agiye kubonabona irimwe hameze ihembe rimwe muri ayo 10 rishinguje 3, rirakuze, rigize akanwa kavuga ibikomeye, ritutse Imana, ryisha abantu b'Imana, rivanyeho ibihe, rivanyeho amategeko. Ati ngaho rero nabajije Imana iby'ingoma ya kane, yongeye kubinyereka mu binyamaswa, none ntaho mvuye, nta naho ngiye, nongeye kubona ibindi bintu bikomeye birengeje ibitekerezo byanjye. Daniel akimara kubibona arabyitegereza. Umurongo wa 28 w'igice cya 7 cya Daniel, mwumva ukuntu yavuze ayo magambo agarukiye aha. Wone Daniel bivuga, ariko jyewe ubwanjye Daniel, ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane, bituma mu maso yanjye hahinduka ukundi, ariko mbika ijoro rya jambo mu mutima wanjye. Ngaho uzi kugira ngo usobanuze, aho kugira ngo utuze ngo ibyo nashakaga ndabimenye, ubone imikorere y'ubutegetsi buzaba buhari, by'ingoma izaba ihari, birushizeho kugutera ubwoba, birushizeho kuguhagarika umutima, ibibazo bimuvukane. Icyo shimira Daniel avuga ati urabinyeretse kuko ndabibonye bizaba ikaze, ndacyakeneye n'ubundi gukomeza gushaka kubimenya. Imana rero, Imana ni nziza, buriya ndayikunda. Daniel atereka ndacyakeneye kubimenya. Bita n'iby'ibi bintu wa Mana we mbonye bidasanzwe. Ubwa mbere nabibonye kwica, kumenagura, kujanjagura n'ibindi nk'ibyo. Bizageza nubwo abantu bazasota agasomborotso kadasanzwe no kugukora mu jisho, bakuraho ibihe washyizeho, bakwicira ubwoko bwawe, bavaneho amategeko. Ibi by'iyi ngoma y'Abaromani wa Mana we biteye bite? Imana ati si ibyo ushaka kumenya by'ahazaza, reka nze nongere mbikwereke. Igice cya 8 Imana yongera n'ubundi guhera ku binyamaswa, ariko ihera ku nyamaswa, inyamaswa abantu basanzwe borora. Arabyitegereza. Igitangaje, uhereye ku murongo wa 11, Yesu yaramweretse, aramusobanurira ati ariko se ubundi wabonye ibyo gukuraho amategeko, ubona ibyo gukuraho ibihe, ubona ibyo kwica ubwoko bw'Imana ugira ngo bizaciraho. Ku gice cya 8 umurongo wa 11 ati hubwo hari ikintu utazi muri icyo gihe cy'iyo ngoma, na Yesu ubwe umurimo we uzafobywa, uzahabwa agaciro gake, uzakurwaho, kuko abapapa n'abo bafatanya ubuyobozi bazajya bicara bakora umurimo wo kubabarira ibyaha abantu. Umurimo Yesu yakagombye gukora, abantu b'ubwabo ari bo bajya bicara bajya babikora. Uzi umuntu yicaye mu ntebe ya penitensiya arimo kubwira umupadiri ibyaha yakoze, erega padiri nawe akicara agatega amatwi nta n'isoni afite. Ukagira ngo uwo muntu, ariko wa muntu we wowe ujya gukora ibyo bintu, ubwira ibyaha, hari ibyo wamukoreye ku buryo nibura muri busana imbabazi. Bibiliya avuga ngo niba warakosheje, sanga Imana uyisaba imbabazi, nurangiza ugende usange mugenzi wawe umusaba imbabazi z'ibyo wamukoreye, mwiyunga ikibazo gikemuke hagati yanyu. Mwaba padiri mwe mwicara mu ntebe abantu bakababwira ibyaha, buretse uwo murimo wa Yesu mwicara mwishyize mu mwanya w'Imana mutarimo, mushukwa n'ababatoje n'ababashyizeho,
ibyo bintu byakomotse i Roma, ubu mukamubarwa mu mugabane w'abarwanya Imana ku mugaragaro, mukavanaho igitambo cya Yesu mukagira agaciro gakeya, Yesu babarira ibyaha namwe mukajya muri uwo mwanya. Byihorere, muzamwirebera gusa, muzaba mwirebera. Daniel noneho arashoberwa, Imana imweretse noneho ibyo gukuraho igitambo gihoraho cya Yesu, uburyo kizateshwa agaciro. Arabyitegereza, ibyo byamukuyeho biramunegekaza. Mwumve Daniel igice cya 8 umurongo wa 27. Nuko jyewe Daniel mpera ko ndaraba. Kubona abantu basa naho bishyize mu mwanya w'Imana, yikubita hasi. Umuntu warabye ari ademimor, abasa n'uwapfuye, abasa n'uwapfuye. Daniel araraba, amara iminsi arwaye. Arwajwe n'iki? N'ibyo abonye bizakorwa n'ingoma y'Abaromani. Tarabwe ati Byahishuwe Yohana igice cya 6, muhagare noneho gifunguke, wenda ndibuze kuhagera, gifunguke mujye mwakumva iby'iyi ngoma y'Abaromani. Noneho mbere twarakinaga, ntabwo twabishyize ahagaragara, ntabwo twabivuye muzi, ntabwo twaberuriye ngo mujye mwamenya noneho ibihatse iby'iki gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Daniel ati nuko jyewe Daniel mpera ko ndaraba, mara iminsi ndwaye, bukenda haguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa cyane n'ibyo neretswe, nta muntu wabashije kubimenya. Daniel ati ndumiwe, ati ndumiwe, kuko yabonye ari ishyano mu buryo buteye ubwo, kujanjagura, kumenagura, ati gukuraho ibihe, gukuraho ibyanditswe byera, kwica ubwoko bw'Imana n'ibindi byinshi cyane. None abantu bazageza ubwo bajya gukora imirimo yakagobye gukorwa n'Imana. Ngiki cyarwaje Daniel, ngiki cyamurwaje. Arongera ati rero Nyagasani, ungiriye ubuntu ukangirira neza, wamfasha ukongera ukansobanurira iby'iriya ngoma. Urumva umuntu w'umugabo? Igice cya 2 yamucanze ati nkasobanuza. Igice cya 7 Imana ibimusobanuriye, ahera ko agira ibibazo. Igice cya 8 Imana ibimweretse, abararwaye, aranaraba yenda gupfa, ati ndacyashaka kubimenya. Daniel igice cya 11 here ku murongo wa 36 kazakomeza. Buretse mwumve ukundi kuntu bongeye kubikomozaho bavuga kuri bya ngoma y'Abaromani. Umurongo wa 36 w'icyo gice, nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru ngo asumbe Imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana. Wenda reka mbengejeje naho ngaho. Daniel yarumiwe, yakomeje kwerekwa iby'agasuzuguro, yakomeje kwerekwa ibintu bikomeye ibijyanye no gusuzugura Imana, ibizakorwa muri ubu butegetsi ubwo abapapa bayobora, uburyo bizaba bimeze. Reka mbabwire bantu muteze amatwi radio ubuntu butangaje, kuba mudafata umwanya, ubwo ndabwira abanyumva ngo mwicare mwige Daniel n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Hari byinshi cyane muhishwe, hari byinshi cyane mudasobanukirwa, hari ubwira ubukome bw'iby'Imana turinganirije mutamenya. Gusa nimutitonda bizabakoraho, ndabibabwiye mubishyire mu matwi yanyu. Nimutitonda bizabakoraho. Ibyo byo mu gice cya 11 byinjiranyemo n'igice cya 12, byinjiranamo n'igice cya 12. Ariko Imana iramubwira ngo bizakara cyane, ubwo bugome bw'abanyanga bakandwanya tangiye kera kuri Satani akabwinjiza mu bantu bukaba burimo kugaragara, bwinjiye bugaba bumaze kugera mu bantu bazaba ariho mu gihe, igihe kizaba gikomeye, igihe kizaba kidasanzwe, kizaba giteguriza kuza kwanjye. Hari bizabibanziriza. Imana atinze kugushyiramo imyaka. Mwumve, guhera igihe abayuda bari bamaze kwanga ubutumwa buhindukira abanyamahanga, kugeza igihe cy'ubupapa ubwo bwamburwaga ijambo n'Abafaransa mu mateka nabibabwiyeho. Imana ibwira Daniel ngo hazaba haciye imyaka 1290. Wenda ku myaka nagiye mbibasobanurira, hera mu mwaka 34 uzagende ugeze mu 1298, atazaba haciye imyaka 1290. Imana irongera amubwira ati kandi
ubwo ndimo kubivuga ku busobanuro. Vatikani icyicaro cya Roma nkirisitu izagira imbaraga zidasanzwe, ikore yewe yisanzure, yica uwishaka, ikizuku uyishaka, ivaneho ibyo ishaka, ikore ibyo yigambiriye. Uhereye icyo gihe izaba yabonye icyicaro, kuzageza igihe cyikurwaho. Wenda uhereye icyo gihe ukazageza icyo gihe cyo gucika intege kwayo, hazaca imyaka 1260. Unyumve neza. Amwongeraho kandi ko uhereye kuri iyo ntango hazaca imyaka 1335, ukuri kuvugwa, igitambo cya Yesu kigishwa, nubwo benshi bazaba bararondomeye baragiye mu nyigisho zipfuye zikuraho igitambo cya Kirisitu. Aturabyumvise. Danieli abaracanze mu bwenge bwe. Tugeze muri Danieli igice cya 12. Danieli mu bwenge bwe umugabo abataye umurongo. Ati none se ibizatangira ni ibihe? Ibizaheruka ni ibihe? Ibyo ubutegetsi bizasoza bite? Bizasimburana bite? Maze asubizwa amagambo ngiye kubasomera. Asubizwa amagambo ngiye kubasomera. Nuko Danieli bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Danieli gerezaho, ntugire ikindi wongeraho. Bumba igitabo ugifatanisha ibimenyetso, ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ariko Imana mwongeraho ngo benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Twigeze twiga ishingiro ry'ubwenge cyari cyo. Iyo umuntu atubaha Imana ni ikigoryi, ni igicucu, ubwo muravuga ngo nikora abatutse. Iyo utubaha Imana icyo uri cyo cyose, umwanya wose wari urimo, uriwe wese, igihe cyose utubaha Imana uri igicucu, uri ikigoryi, kuko ntabwo ubasha kugenga ubugingo bwawe. Urategura ibyejo ariko ntutegura ibyahazaza. None se ubwo urumva hari ubwenge burimo? Ishingiro ry'ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Utubaha Uwiteka Bibiliya imwita ikigoryi, ntabwo ari nikora umututse. Muri icyo gihe cy'iyo ngoma benshi bazajarajara bakubita hirya no hino. Atariko Danieli hari ikintu guhishurira. Ubwenge buzagwira, abantu bazamenya kubaha Imana. Erega nusibye nibyo bita ubwenge bw'isi bugwiriye cyane muri iki gihe cy'imiyoborere y'ingoma y'impuza y'Abaromani. Danieli ntabwo yabyumvise, kuko kutabyumva kwe, munyumve neza, uko kutabyumva kwe yongeye kubaza Imana ati none se ongera usubiriremo, ibigomba gutangira ni ibihe? Bizaheruka ni ibihe? Bizakurikirana bite? Umurongo wa 8 wenda reka bariho mpera. Ndabyumva ariko sinabimenya. Mera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Umurongo wa 9 niwo nashakaga, n'umurongo wa 4 namaze kuwusoma. Arasubiza ati gendere Danieli, kuko ayo magamba hishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. None tugeze mu byahishuwe igice cya 6, ibimenyetso bimenwa. Urumva isano iri hagati ya Danieli n'ibyahishuwe? Bya bindi Danieli atasobanukiwe, Imana igiye kubivimuzi, igiye kubisobanura. Ibirabisobanura nde? Yohana. Ngiye impamvu nababwiye ngo ushaka ibyahishuwe Yohana wabyita umugabane wa 2 w'igitabo cya Danieli, cyangwa se igitabo cya Danieli ukacyita umugabane wa 1 w'igitabo cy'ibyahishuwe. Ikibazo ubazwa ni iki? Ibyo bintu ntago bikiri ibyahishwe kuri wowe. Nta nubwo nirirwa nanabitindaho, reka mbyihorere. Ibyo birakureba. Danieli amaze gucanga, Imana iramubwira ngo bumba igitabo. Numara kukibumba ugifatanisha ibimenyetso, ugifatanisha ikimenyetso kugeza ku gihe cy'imperuka, ku bihe byabo mu minsi y'imperuka. Abari n'ubwenge gusa nibo bazabisobanukirwa. Ubwenge buzagwira. Uko kugwira k'ubwenge, abari n'ubwenge mvajuru nibwo ndimo kuvuga, bazacukumbura kandi bazamenya ibingibi wowe Danieli ugiye utamenye.
Imana yamubwira tugiye gupfa, ugiye gusinzira, dore ko yarageze mu zabukuru, igendera amahoro. Iyaba nari ifite abantu bashakishaga bakifuza kumenya nk'uko nawe wabyifuzaga, ariko abazabikenera muri icyo gihe cy'ingoma y'abaromani bazabimenya. Daniel apfatyo atamenya iby'abaroma, atamenya iby'abakayizari, atamenya iby'abapapa n'ibyo bazakora byose, arigendera. Umva sha, aragenda. Hagiye umugabo muri mind ye, mu bitekerezo bye, yumvaga ko akantu akariko kose kakagombye gusobanuka kajyanye n'ibijyanye n'iby'iyobokamana cyangwa se n'iby'Imana yavuze. Tujye mu Byahishuwe igice cya 3, icya kabiri, wenda duhere ku cya kabiri n'icya gatatu. Uruhererekane rw'ibihe nibyo twari tuvuyemo, twari basobanuye. Igika cya mbere, cya kabiri tugenda gake gake, cya gatatu tugenda gake gake, cya kane tugenda gake gake, cya gatanu turakomeza tugeza kuri Laodikiya. Igice cya kane n'icya gatanu nibyo twari turiho mu kwezi gushize, tubasobanurira Imana y'inyacyubahiro, y'inyabubasha, y'inyembaraga. Igice cya kane, kuki yambaye umubiri kugira ngo ize kwita ku bibazo bya mwene muntu. Igice cya gatanu twerekana ngo niba hatabayeho guca bugufi ngo abantu basobanukirwe n'agaciro k'iyo Mana yahemuwe ku bw'abanyabyaha, ibibazo bizabavukana, kandi nibibavukana ikibazo kirahari, bazarimbuka, kandi iby'agakiza byari bihari. Naho twari tugeze mu gucengera mu gice cya gatandatu. Ibyari bifunze, ibyari bidasobanutse, ibyari urujijo mu kinyejana cya 7 imbere ya Kirisitu, mbere ya Yesu atereka mfungure ibimenyetso, ariko mbifungure nyuma y'ibinyejana 8, ibimenyetso bimenwe, abatuye ku isi bose basobanukirwe n'ubwiro bukomeye bw'ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe Yohana. Ushimwe cyane wa Mana we ko wakoze ikintu gikomeye cyo kumena ibimenyetso, ugapfundura igitabo kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditsemo. Ni nkaho Imana isa nawe yabwiye Yohana ati, we Yohana, Roma utazi ibyayo n'abazakurikiraho n'abazageza ku gihe giheruka, reka mbibahe, mbafungurire ibyari bifatanijwe ikimenyetso, mene ibyo bimenyetso, maze igitabo n'ibikirimo bimenyekane. Nongere nsubire mushimwe wa Mana we, ushimwe kuko wagennye gahunda yo gusobanura ibihishwe. Ushimwe ko ibyo Daniel yamaze imyaka n'imyaka yifuza kumenya iby'abaroma ngo abimenye. Hari wambwiye ngo ariko kuki ukunda kwibanda ku ngoma y'abaromani cyane, siyo turimo se? Uba makuru avugwa hirya no hino, aravugwa kurikije igihe isi igezemo. Nuko bimeze, ni nako n'ibyanditswe byera biteye. Turavuga iby'abaroma n'abagiriki, turavuga iby'abagiriki n'abibabuloni n'abagiri, ibyo byose twarabisobanuye. Babuloni, abamedi n'abaperesi, iby'abagiriki twarabivuze, ariko reka dutinde ku bya Roma dukurikije aho tugeze, kandi ko ariyo ngoma dusohoyemo. Abanteze amatwi rero, ibi Byahishuwe, wewe muntu unyumva, kuri wowe ni ibihishwe, ni ibifatanishije ikimenyetso, n'urujijo. Urabizi ntubizi bite? Ndakubaza nuko tutegeranye ngo usubize. Wowe uteze amatwi uyu munsi cyangwa se uzumva iki kiganiro ikindi gihe icyo ari cyo cyose, kuri wowe ibi Byahishuwe, ibi byerekanywe, ibi Imana yashyize ahagaragara, ni ibihishwe kuri wowe, ni ibifatanishije ikimenyetso, n'urujijo. Urabizi ntubizi se? Bite? Urabazwa icyo kintu, urabazwa iki kintu uyu munsi? Igitabo cya Daniel n'Ibyahishuwe kuri wowe ni iki?
rero hari abantu bashaka kwitwaza ntunze Bibiliya ariko iyo mbisomye simbyumva. Ibyo birakureba, ibyo birakureba. Abandi none se aho nsengera ko batajya babidosobanurira? Nakazi kawe, nakazi kawe, nakazi kawe. Abandi tubuse arabona babizi babasha kubinsobanurira. Nkarabiye imbere y'amatwi yawe, dore ko atari amaso kuko ntabwo nkureba. Nkarabiye imbere y'amatwi yawe, unabyumve ko nkarabiye imbere y'amatwi yawe. Nta soni, nta soni. Reka mbabwire, iyi ni intango yo kumenwa kw'ibimenyetso, ni intango yo kwerura, ni intango mbivuge mu mvugo yayo yo gukura agahu kunyo. Ibyo iby'Imana bikavugwa, ibya Satani bigashyirwa ha. Wowe uteze amatwi radio ubuntu butangaje ukazahitamo cyangwa se ukabyihorera. Amadini afite inenge zigomba gukurwaho, mubyumve neza. Ndazivuga dore ko amadini yagiye avugwaho byinshi. Amadini nongere subiremo, afite inenge zigomba gukurwaho kugira ngo ubujiji buhave. Wa mugane wa mugabo niwe wavuze ngo namutse ngo yaritegereje asanga nashaka ubwe nibimuza amakifuza kugira ngo azakore umurimo w'Imana. Yaganiye y'urusengero rw'Abayehova rwose, nibyo pe. Hevura basanga iyo bagiye gukora umurimo, ashatse gukora umurimo w'Imana arivugira ubwe ngo yasanga Abayehova bagenda ari babiri mbiri, bakagenda bakinjira ahantu umuntu bakamwereka udutabo twiza, bakamwereka amapica mweza ati, bakamubwira isuku nizahinduka, bakamubwira turabona aya mazu ya Kigali ati uzahinduka, uzabyuka usanga hindutse ukundi, isi yabaye paradizo, bakaguhenda henduka bangira ejo bakagaruka. Nta bantu nabonye bazi gukora umurimo aba umuntu ku muntu nk'Abayehova. Umugabo umwe arabyitegereza avuga ati nshatse kugira gukora umurimo w'Imana nakwibera umuyehova kuko nakoze analyze nsanga abo bantu bagira ubwitange, baragenda bagahendahendera umuntu ibyo bigisha byitwa ngo ni iby'Imana kugira ngo abyemere, kandi bagakora ibishoboka byose mpaka akabimenya. Hiyongeye ikintu gikomeye, aravuga ngo nshatse gusenga nakwibera umuprotestani, nkibera muri ADPR cyangwa se nkajya muri Restoration Church cyangwa se nkajya handi. Ntabwo mvuga biriya bigare byabirirwa badiha ku cyumweru cyangwa se mu yindi minsi. Oya, ndavuga babandi bazi cyari cy'ubutayu, ndavuga babandi bazi cyari cyo icyumba, babandi bikundira Imana. Aravuga ati nshatse gusenga nakwibera umuprotestani rwose. Imana izabafashe ba protestani yo muva mu Kagera, abantu mujya mu butayu, abantu mujya mugira ibihe by'umwiherero, abantu mujya mugira ibihe byo kujya mu byumba, mukomeze. Uwo ni umuhamagaro mwiza. Icyo kintu nikigucika uzamenye kugushije ishyano. Kandi mu protestani wese iyo Kagera, niba utarangwa n'amasengesho nturiwe uzave muzashaka irindi dini uzajyamo. Aravuga ngo nshatse gukora umurimo nakwibera umuyehova, nshatse gusenga nakwibera umuprotestani. Arongera aravuga ngo nshatse kwiga Bibiliya najya mu idini ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Bariga nukuri, hari ibintu byinshi cyane bajyamo, ugasanga bakoze imitwe babigiyemo, bagasobanura bakadiskita, ukabona pe harimo akantu ko kujijuka ku by'Imana. Iyo mpano ni nziza, namwe nimuyikomeze. Ibyo ni byiza pe, numubikomeze. Umugabo rero avuga ati nshatse gukora umurimo nagana icyerekezo cy'Abayehova. Ikindi nshatse gusenga nagana mu Protestant. Noneho nshatse kwiga Bibiliya nakwibera mu Adventiste umunsi wa karindwi. Yongeraho ijambo nakoreye analize nsanga ni ryiza, ni nukuri. Aravuga ngo nshatse kwizera noneho nakwibera mu Gatolika. Nibyo pe. Abagatolika barizera ku buryo afite ishapure yakubwira ngo urareba iyi shapure yanjye ati nta daimoni ishobora kuntera mu nzi wanjye kubera iyi shapure. Mwumviza umugatolika? Murumva ko ari ikintu arusha andi madini? Yarabibwiwe, arabifata byinjira mu bwonko, arabyakira byiyandikamo. Kuba afite Bibiliya yumva adashobora guterwa, kuba afite ntuza ishapure yumva adashobora guterwa n'amadayimoni. Hari umudamu umwe twakoranaga, niwe yambwiye ati ubwo nari mu bitaro by'Ikabgayi ngiye kubagwa ntwite,
iyo hataba ishusho ya Yezu Kristo nyiri impuhwe imbere yanjye ntabwo mba narabyaye. Murumva? Ati nahise mbyara batiriwe bambaga kubera iyo shusho ya Yezu nyiri impuhwe. Kuki yayifasha atyo? Nukuntu yigishijwe ibyayo agacira yiha. Ntugire ngo ni nkakuru uzamene ishusho ry'umugaturika urimene muzakiranuka mugeze kwa Perezida wa Repubulika. Kubera iki? Agacira riha n'uburyo yaryakiriye. Uwo mugabo rero arongeraho ngo nshatse kwizera nakwibera umugaturika. Bagaturika mufite ikintu cyiza kidasanzwe andi madini atagira. Mugira kwizera gukomeye cyane ku buryo ibyo mubwiwe murabifata nk'ibyavuye ku Mana kandi bikicara mu bwonko bwanyu rwose kugira ngo umuntu azakigutsimburemo bikaba intambara iruti ya Hitler. Yongeye haravuga ngo nshatse kwikundira idini. Nshatse kwikundira idini nakwibera umwisilamu. Ngaho uzavuge nabi Muhammad maze uzarebe. Uzanabeshye n'abantu utinyuze hariyo nsanga umusigiti wanyu wawe ufunze. Maze uzarebe. Uzakwica azavuga ko akoreye iswa babo kwa Mwenyezi Mungu cyangwa se akoreye imigisha myinshi imbere y'Uwiteka. Nagane n'abisilamu bavuga kuki umuntu akoze ku idini ryanyu muhaguruka mugahagurukira rimwe. Ati uwo muntu uramutse umukuyeho nta kosa wabukoze. Aravuga ati ndebye mu madini nasanze abantu batsimbarana bagakunda idini yabo n'amahame yaryo n'abisilamu. Nanjye ko icyo kintu koko naragisuzumye sanga nibyo. Muntu nyumva rero niba ushaka kuzasoza neza iby'uru rugendo kuva muri iyi ujya mu ijuru ugana mu bwami bwo mu ijuru urahabwa inama zikurikira. Iya mbere, muntu uri mu bayehova ugenda ufata ibyavuzwe ku yandi madini utagira ubicomekeho. Muporoso iryo senga ryawe ntaho rizakugeza igihe ufite agasuzugura iby'Imana yandikishije. Igihe utumva ko ugomba kugira imbaraga yo kwizera kandi ukakomerera mu Mana mu buryo budasanzwe. Igihe wumva ko umurimo w'Imana utakureba. Igihe kandi wumva ko Bibiliya ubwayo ikwiye gushyirwa ku ruhande ukagendera muri icyo kinyetera cyo gusenga ugushije ishyano. Mudivanisiti nawe ndakubwira ngo nushaka uhina ayo mavi yawe. Uhina ayo mavi yawe. Niba utazi uko basenga ugenda usanga abaprotestani bakwigisha. Umuprotestani nawe aze umwigisha uko biga Bibiliya. Twese dushorere tujye mu batemwe dojobo batwereka uko bakora umurimo mu rugo ku rundi. Tujyana tubaza bagaturika ati bibagendekera bite kugeza ubwo muhawe ibitari by'Imana mukabyakira bikabihame mu bwonko bwanyu. Ni gute twabigira ihame noneho twebwe iby'Imana tukabikomeramo nkuko mukomeye muri ibyo? Nta mwiza wabuze inenge na nyiraho kugira amabinga. Mbibabwire utazazana ngo burya ngo idini ngwiri niri ngo burya ngo niryo ngo risho wapi ngo kuri ngo ni ku murima. Twese hamwe abari mu madini abatayarimo twese inzira nimwe dusanga Imana kuko ni Agakiza kacu gashingiye. Ni naho byanadufasha, ni naho byanatwunganira. Mvuye kuri ayo madefo n'ibyo bintu biranga abanyamadini ngaruke ku byahishuriwe hano igice cya 6 imenwa ry'ibimenyetso. Yemwe bantu muteze amatwi radio ubuntu butangaje, mwiteguye kumva iby'ingoma ya Roma? Mwiteguye kubyumva neza ureke bimwe twababwiye mbere? Mwiteguye kumva ibya Roma y'abakirisitu iyoborwa n'abapapa? Murashaka kumenya ibyashyizwe ahagaragara? Ifarashi rero, ifarashi y'umweru, ifarashi y'umukara, ifarashi y'umutuku, ifarashi igajutse uko twagiye tubibabwira birerekeza kuki? Iyo bavuze ifarashi bantu murimo kumva zatungwaga n'abanomade bo muri Indo-Européen. Abantu bakoraga cyane umurimo bivira mu Buhinde bazamuka bajya mu ntuza mu Burayi, niba babanje gutunga indogobe bwa mbere. Iburasirazuba bw'inyanja Caspienne aho ngaho abantu bitwa abakasite n'abahitite nibo bazikwirakwije mu buryo bw'ubucuruzi, bazikwiza isi yose. Ziragenda zigeza nubwo noneho zigeze ni Yerusalemu, bazikwiza ahantu hose.
muri uko kuzikwiza ahantu hose ahagana mu kinyejana cya 19 na 18 Yesu ataravuka, nibwo muri Aziya y'Amajyepfo batangiye kuzikoresha cyane cyane mu nzego za gisirikare. Muri Egiputa ho zagejejweyo naho bita Hyksos. Amasomo menshi rero ya Bibiliya, amasomo menshi ya Bibiliya yerekana aho ubuhanuzi bwagiye bukoresha mu marenga yabwo ibijyanye n'ifarashi. Aha mu byahishuriwe Yohana rero, itorero rya Yesu ryagereranijwe n'ifarashi yagiye inyura mu bintu by'impatanwa bidasanzwe. Ubwa mbere igika cya mbere ifarashi y'umweru, igika cya kabiri ifarashi itukura, igika cya gatatu ifarashi y'intuza y'umukara, igika cya kane ifarashi igajutse. Ngibyo nshuti bavandimwe ibyo tugiye kubasobanurira, ngibyo ibyo tugiye kubabwira. Aho twibukiranye uzasanga ibyo twize nibyo twaganiriyeho nibyo twabonye mu byahishuriwe Yohana igice cya kabiri n'icya gatatu bigiye kongera kugaruka mu gice cya gatandatu cy'ibyahishuriwe Yohana. Bininjire bikomeze, noneho uzasange nk'uko Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12 na 11 usanga ibyahishuriwe 2, 3 usanga birahura na ibyahishuriwe 6 byongera kuza kugaruka ibyabyo. Daniel igice cya 10 bigiraho bihurira, Daniel 11 na 12 bihure, Daniel 13 bigiraho bihurira, Daniel 17 byongera bigarukemo. Kubera iki? Ahantu Imana yashaka kugira ngo igende isobanura. None rero hari ikintu mbasaba, ushaka kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana azatega amatwi kuko azabibwirwa. Aha nituhagera kuko bizabyerekeye ku bintu byose byazanywe n'Abaromani. Kandi iyo tuvuze Abaromani twigeze gutambutsa icyigisho gikomeye tubabwira ngo nushaka gucokoza abaprotestani Amerika izaguhambira, nushaka gucokoza abagatolika Uburayi muzagirana ibibazo. Aho icyo ushaka kubabwira ni iki? Tuzageza ubwo tubabwira izi mvururu, aka kavuyo, ibi bibazo dufite muri Afurika inkomoko yabyo ni hehe? Ni mu Burayi. Ese Bibiliya hari icyo bivuzeho? Birahari. None se abantu barabizi? Wapi? Ibyahishuwe byabaye ibihishwe na bugingo n'uyu munsi. None urabazwa ngo ni ibihishwe, ni ibifatanishijwe ikimenyetso, n'urujijo kuri wowe. Urabizi se? Ntubizi? Bite wowe urimo kumva iby'iki cyigisho? Ubwo ingoma y'Abaromani rero none higiye kuvugwa ibyayo, ikambika ubusa bigashyirwa hagaragara. Ntiyagira uzavuga ngo abantu batukanye, kandi nta mpamvu yo gutanga inama ngo buriya rero ngo muzanyuza aha ngo muzitondere ibi. Wapi? Nababwiye ngo nugukuragaho ukuntu umuntu agasobanura ibintu uko biri, uko biteye, uko byabayeho, imigambi hari, ibiteganywa gukorwa nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Ndasabira buri muntu wese gwumvise kandi ateze amatwi iki kiganiro ngo Imana izamuhe gukurikirana iyi faze, azayitondere ibyahishwe byarahishuwe. Ikibazo nuko byari bigihishwe ariko noneho bigiye gushyirirwa hagaragara kugira ngo twese hamwe tuzafatanirize hamwe kwitegura umukiza Yesu. Ariko ibyo bizasaba kugira ngo tuzamuwe imbere twubahiriza bya bintu bitanu byakagombye kugenga buri munyedini uwo ari we wese. Dushimye Imana yadufashije kuva mu itangira kugeza mu isoza ry'iki kiganiro. Ahasigaye reka dusoze twiragiza Uwiteka. Urakoze Nyagasani, turagushimye we wandikishije ibyanditswe byawe byera, ukamena ibimenyetso bifatanishije igitabo, ukakitubumburira kugira ngo dusobanukirwe n'ibyacyo. Turagusabye cyane kugira ngo ubwenge bujambura kandi bumenya bugasobanukirwa n'ubwira ubukomeye bw'ibyo washatse kuduha, uduhe kubugira kandi tubisobanukirwe, bityo twitegure nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru, ati nimuze bana banjye